Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 18 episode ni ya 6. No kuvuga ngo rero nkuko musanzwe mubimenyereye mbaza kubereka iri kote ryacu. Niryo turi kwiga murabizi, ntabwo ndirirwa njya kuvugaho byinshi. No kuvuga ngo iri kote niryo twatangiye kuri episode ya mbere turikata. Turarikata, turariteranya neza akantu ko kandi ubu ngubu turimo kugenda duteranya nyine ibisabwa byose kugira ngo iri kote ryuzure, nibyo turi kubahiriza kugira ngo rizuzure rizarangire rimeze gutya neza, uribone gutya, bambare urebe neza ubibone bimeze gutya. Hano ramba nkwereka ukuntu rizaba rimeze ryuzuye kugira ngo hatazagira nk'umuntu ugira ikibazo akavuga ngo n'ubundi iri kote naribonye ngo ryapfuye ngo ntirizavamo, dore bizavamo ngibi. Nujya no kwiga umenye ibyo ugiye kwiga. Rero nkubwira ateka nkwereke bimwe mu byo tuzacamo cyangwa bimwe mu bizaranga ino modeli. Hari ibyo uzabara, hari ibyo bubone ko wabibonye, hari n'ibyo bubone ko utarabibona. Ni ukuvuga ngo maragiye nyine nkora mu ncamake nkavuga ati ibi tuzabikoraho, reka bishireho akantu gato, niba ngiba akantu gato, niba akantu gato, gusa ibyo tuzakora byo ni byinshi. Ntabwo ari biriya bimara amasegonda ngiye kukwereka bigahita birangira, ahubwo ibyo tuzakora ni byinshi. Igihe maragiye nkora mu ncamake no kuvuga ngo ibintu byo gutegura ibipimo ibi byose twarabikoze muri episode ya mbere. Nabigishije uko bapima byose muri episode ya mbere. Uvuga ko episode ya mbere bari ndende, si ibyo gusa mbere kuko bategura ibipimo, bapima gutya bakandika n'imibare bakagabanya. Si ibyo gusa ndongera ndaza muri kuko bashushanya. Ibyo byose narabikweretse. Si nibyo gusa, episode ya mbere naho haberamo ibintu byo gukata umwenda, ugafata umukasi ugakata. Si nibyo gusa, amadekupe niho twayizemo muri episode ya mbere. Mbere ukuntu bakora dekupe, ukuntu bazibyimbyamo, ibi byose twarabyize mwarabibonye. Si nibyo gusa, ndakatagura amadekupe hariya. Ibi bintu twabikase gutya ari umuntu ubibonye atazi kudoda, ahita avuga ati umwenda wanjye wawishe, ahita aranakurakarira agahita gutajya. Niyo mpamvu rero kugira uzakorera umukiriya ari hafi yawe akenshi biba binagoye, kuko hari ukuntu abona umwenda nyine wawugize, wenda hageze nk'umuntu uzawenda akaguteza akaje kuguteza nko ku mwenda runaka ugeze kumukorera, nawe urimo uramukorera wawe ukataguye kureba. Wenda hakagira nk'umuntu uzana wenda nk'umwenda ku ruhande agahita aje avuga ati ngenje kuguteza ingaro, wakoze gutya wabikatagura, uwo mukiriya uri ku ruhande rwawe ahita yiheba agavuga ati ibi bintu byapfuye. No kuvuga ati rero ibi bintu ntabwo biba byoroshye, ariko urabona ko twahakase turateranya, rero ikote ryacu rizuzura rimeze gutya, uribona ryuzuye rimeze gutya. Rero nkubwira ngo ni Voice Media Rwanda TV, icyo usabwa kano kanya nimba utarakora subscribe wayikora, ugakanda no kunzogera nimba utarayikandaho. Ku muntu wenda usobanukiye ngo kunzogera ni hehe bakanda gute urabizi, ariko nimba utanabizi kora subscribe twikomereze, hanyuma ukore na like naho hasi hari ikiganza kandaho, hanyuma duhite dukomeza n'isomo ryacu. Nkubwira ati kaze nkwereke sasa rero mbere yuko dukomeza, ndavuga ati mbere na mbere banzuremo incamake hanyuma duze dukomeza. Subscribe. Reka dukomeze rero nta gutinda, gusa muri hanganira akabazo kijwi, utuntu nyine tw'ama grip ukuntu ntitubura, ariko mu byihanganire nyine uko byamera kose ndaza kumera neza. Ntabwo bikomeye cyane ku buryo byambuza gusobanura. Ni ukuvuga ngo rero hano twari turi komeka, simubizi sinabasobanurira ukuntu bijyanye na tasikora, reka bamugomba no kunyibutsa ko twasojereje, kuko ukuntu managiye nkora ibintu byinshi njya mu kweditinga no gutunganya video, ibintu nk'ibyo murabizi, bamwe na bamwe murabizi. Hari n'ababona video yasohotse gutya utamenya ngo yaciye mu zenzera. Rero ibyo bintu bari akazi kenshi ku buryo kabisa, kugira ngo nzamenye ngo niba ngiye kureba ama episode nk'ubu ngubu turimo turasohora ama episode aka kanya tuvugana ndi gusobanurira isomo. Nibwo nasohoye episode ya 2 n'iya 3 n'iya 4 n'iya 5, ndumva n'iya 5 naho nayisohoye, ariko ibaze ko ndi gusobanurira iyi ngiyi ndi gusobanura nzayisohora ejo cyangwa ejo bundi bitewe. Ni ukuvuga ngo ngenda nsobanura n'umunsi ngakora iby'ejo cyangwa n'umunsi ngakora iby'ejo bundi bitewe n'ukuntu umwanya ndi kuwukoresha. Niyo mpamvu iyo mbabwiye ngo urabona bino bintu ntibiba byoroshye, mujye muhita mubyumva ni ukuri. Sasa rero hano tasikora nariye basobanuriye, ntabwo nirirwa nyisubiramo. Nimba ufunguye na episode ari ubwa mbere, byaba byiza ugiye kureba episode yabanjirije cyangwa se ukareba na episode ya mbere, bihita biba akarusho. Ariko ushaka gusobanukirwa ibijyanye n'iyi tasikora ndi gukoresha, jya kuri episode yabanjirije iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo niyo ndi kwifashisha ntera ibipande by'imbere, kandi ibipande by'imbere kwa dupande two ku ruhande. Ni ukuvuga ngo ibipande by'imbere ubundi ndanabitera byo, reka ze turebe ukuntu turi bubitere, wenda njya mbivuga turi no kubikora. Hari hano ugurambikaho tasikora ugacishaho agapasi, kuriya nyine ni agapasi gake ko kugira ngo tasikora imere. Ubundi dore ibanga ryo komeka mbasa ndikubwire, hari abantu bomeka umwenda ugapfa ubusa, ugasanga viruziline yapfuye ubusa, tasikora ipfuye ubusa, cyangwa se ikindi womekesheje icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo dore ibanga, nimba ugiye kurambikaho tasikora hariya ku mwenda, kubera ko iri bufata umwenda wose ikanarenga no ku mpande n'ahatari ngombwa, ugahita ujya gushyiramo umuriro mwinshi mu ipasi ugasanga wometse
aho ushaka komeka pe. Ariko tisikora yarenze yomeka na kuri kiriya gitambaro turi komekeraho kindi kirambitse hariya ku mashini, ugasanga tisikora yafasheho bitari bikenewe, ugasanga igiye gupfa ubusa ikizi. Iyi pasi ndi kubona ntwara gutya, ndi kuyitwara hejuru ya wa mwenda gusa, aho ndi gutekereza ko ushobora kureba hariya, ndi gutekereza ko hari hejuru ariho urangiriye akaba ariho ngarukira. Rero ndi kwirinda gushyiramo wa muriro mwinshi kugira ngo tisikora imite nyiyayura niko nabyita, cyangwa noroshya bya bindi bimatira byayo. Uvuga ati reka mbe cishishaho agapasi k'umurimbo gato ko kugira ngo imere nk'aho itsikamiye kuri kiriya gitenge cyacu. Noneho nimera nk'aho itsikamiye izaba itaratangira komeka nyine ngo ifate neza. Mbanze nkate ibyo nkoraho mbikureho, noneho nyuma nongere nsubizeho na wa muriro mwinshi, mvuga ati ibi bisigaye nibyo bya nyabyo. Biriya bintu mba mbikoze kuriya kugira ngo udapfusha ubusa video yawe cyangwa tisikora yawe. Urabibonye? Ni ukuvuga ngo warandimo ndakata buriya ntihanafashe, ntometse ariko n'iby'umurimbo gusa nta nubwo bifashe, buriya nkase nabi byahita ko wajya ubona biri kugenda byitandukanye. Kugira ngo mbaze nkoze ipasi ahantu nizeye neza ko hari igitenge, nyuma yo kuhakoza ipasi aho hantu nizeye neza ko hari igitenge, nirinde ko ipasi ishyiramo umuriro mwinshi kugira ngo bihite bifatana cyane, kuko hari n'igihe nasanga nafatiyemo n'ahatari ngombwa hadakenewe. Noneho nimara komekaho by'umurimbo gusa byoroheje kugira ngo bifateho gake, mbaze nkate kuriya, mfate umukasi nkate kuriya kugira ngo tutambara ko ku mpande. Rego turana ko wadukoresha. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe ngo naguze ikizingo gakantu nkaka nkase ngo nta kintu nakamaza. Ubundi umutayiri w'umwuga n'akavirizine kangana gukira kabika. Uwo muntu aba afite umubare, avuga ati ngewe rwose mba nashoye nanjye nkagura ibikoresho, nta mpamvu yo kugira ngo mbipfushe ubusa. Mu gihe ugiye komeka ahantu naka nako wakifashisha. Kandi hari umuntu utavuga ati ibi ndabikata mbijugunye n'ubundi se ko mfite ikizingo. Iyo ngiyo rero iyo mibare sinzi kabisa, no kuvuga ngo ahantu ngiye mbona bitanavamo. Yakanakora agakatuka kabika, wenda ntiwazabura ukuntu wazakifashisha, cyangwa wajya gutera ahantu horoheje ugahita ko ahantu nyine hatoye ugahita kugakoresha. Rero nukazajya upfusha ibikoresho ubusa, kubera ko buriya n'umucuruzi uzareba umucuruzi ufite nk'akabotike kiwe cyangwa wenda ubucuruzi bworoheje. Nibyo niwe ngushaka kuvuga ko ari wenda aribyo nzi cyane biriya video ko nabikora, ntabwo namenya ngo uriya muntu ufite depo biba bimeze gute. Ariko buriya mucuruzi ufite akabotike gato, uri ujya ku muhanda ukavuga ati wampaye utu n'utu cyangwa se umutuvuta, utunyanya, agatunguru, uriya muntu ndakubwiza ukuri ko hari ukuntu njya numva bavuga ngo buranga ashobora kurangura wenda urugero wenda kanumve se ntangure urugero ra wenda nimba wenda ikiro cy'ibirayi wenda ari 500 wenda n'urugero, ugasanga kiranguye nka 450 cyangwa 480, urumva ibicaro bari kungukaho. Noneho ukavuga ati wenda nimba guze nk'ibiri 100 azungukaho wenda nk'ibihumbi nka 5 n'urugero. Noneho sasa rero nk'ibihumbi 5 urumva ukuntu ku ruhande rumwe aba ari menshi, ku rundi ruhande ntabwo ari menshi cyane. Noneho ugasanga sasa rero iyo 5 harimo umunyonzi wazanye cyangwa se umuntu wazanye ku bugari aba yaramwishyuye, umwanya yafashe ajya kubuzana, harimo nawe ayo mubyizi y'umunsi aba yakoreye, hakaba harimo nawe yego n'iyindi mibare ngaho inzu nyine inzu nawe azakwishyuza kwezi ni kurangira, ugomba gushyiraho ku ruhande makeya, hakaza ibintu by'imisoro nyine birumvikana, uba ugomba kugira ngo nawe utange nyine umusoro ku nyungu, birumvikana. Ibyo biba bizwi mu bintu bijyanye n'ubucuruzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko niyo mpamvu nkubwira ati nka buriya hageze nk'impamvu yatuma avuga ati ubundi se ko ngiye uriya muntu se reka njya kwitekeraho nk'ibiro nka 5 cyangwa se ibiro 5 nimba wenda bimenetse hasi, nta gihombo ngize, bate n'ubundi sifite umufuka wuzuye hariya, n'ubundi nta gihombo kirimo. Ariko ubundi reka mubwire, ushobora gusanga rero bya biro 5 bya biro 3 birimo ariyo nyungu. Bivuze ngo buriya tababara akavuga ati yo disi bari ipasi yo bafashe ibintu kuriya ucisha kembe, cyangwa hari abavuga ngo nakagwa gusucishaho nyine kugira ngo biriya bintu biveho. Ibira murabizi ntabwo nari yirivuye go kuri koti, ntabwo njya gusobanura ibintu byinshi, ahubwo ndaje kwiganirira gahoro gahoro. Njyewe urajya ureba ibyo ndi gukora akantu ko kandi ntabwo uri bumbwire ngo hari ibyo natarutse, ibyo ndi bukora byose urabibona, ariko ntabwo ariko byose n'ibyo mbivuge. Kandi tugeze umuntu uri kwiganyije iri nk'ikoti, ibi ngibi ntitwagiye ikoti ntitwakaze dekope nako akajiri twakoze, si mwabibonye? None urambwira ko ibishyashya wenda uri kubonamo bikomeye cyane ari ibishya.
yego nyine hari ibiri buze kuzamo, hari n'ibyo wagiye ubona wijiri ntabwo yari ifite amaboko kandi n'uburyo twayipimyemo urabona ko hari itandukaniro. Si ibyo gusa nyine n'ijiri ntigera nikora, yewe ifite n'ibindi byinshi badari butandukanire na hariya, ariko nabwo ibyinshi bijya gusa. noneho nzakubwira ati omeka kuriya ipati nijyaho ibintu bikuraho kuriya kandi biriya byose ko warabivuze duhora tubivuga buri somo. ubu revo tugezeho rwose no kuvuga ngo ntabwo niriko njya kuvuga ibintu byinshi. Twikomereza ibyo twaganira, ariko twavugaga ibiki? Twavugaga ibijyanye no kuvuga ati ujye urondereza rwose no gapfusha ibintu busa, kubera ko ibi byose aba ari imibare. Iyo uguze ikizingo cya virizine kiba ari kinini pe. Iyo utari umucuruzi n'umumotari udoda gusa, kiriya kizingo ntiwazanakimara. Ariko utazajya uvuga ngo n'ubundi mfite ikizingo reka nyipfushe ubusa, reka. Niyo wayimara n'umwaka, niyo wayimara n'igihe kingana gute bitewe n'akazi uba ufite, yikoreshe neza uyibike neza, nibyo byiza. Aho kugira ujye uvuga ati kariya serobondi kajugunye simfite se ikizingo hariya mu nzu, reka biriya ntabwo ari byo. Dukomeza kandi mvuga ngo nizere ko n'abantu bari gutangira kwiga kudoda bushyashya, ndavuga abanyeshuri batari bagera ku ikote barimo kuryiga, ndagira amabwire ngo nimushyiremo courage mwige rwose nta kibazo. Kuba wenda ngusimbukije isomo wari utariga niriba ukaba ugiye ku ikote ntibivuze ko nkuvanze, ntabwo nkuvanze, ahubwo nyine byose n'ubundi buri buzabyige. Icy'ingenzi uba ugomba gukora no kubahiriza ni uko ugenda ubyiga gahoro gahoro, nimba wenda nyine ukirinda kuba wavangavanga ibintu byinshi. Niba mwarimu wawe wenda mugeze nko kwiribashya, yiga iryo ribashya, ariko muri cya gihe wabonye akanya wenda ugire gutyo utere n'akajisho kuri ino somo ry'ikoti. Biriya bintu birafasha ku muntu w'umuhanga rwose, urinda burangiwe ibintu byose. Ubundi abantu banzi nibo abantu nyine tuziranye cyane amaso ku yandi, buriya bajya banyibaza ku bundi umutwe wawe umeze gute, ubundi umeze nk'iy'abandi bantu basanzwe. Buriya mbyibaza kubera iki se umuntu aba avuze gutyo, ni ukubera ukuntu mba ngenda nigutonda kwinshi ibintu byinshi nkagenda byisangamo ibintu by'imyuga igiye itandukanye. Ubundi ubwo mba narabyize ryari ariko nkiri muto, reka abantu baba bambwira ariko koko wanabyibaza. Ariko se reka nkubwire, nimba nkubwiye ati nimba ubonye isomo ry'agakote uri kwiga kudoda nturarigeraho, ariko se waryize gahoro gahoro ukibikaho ubu bumenyi, ubwo ntuba bukeneye. Ariko kubera iki hari abantu baba bifitiye ubunebwe ngo ngiye birase nayovamo n'ubundi nziga ibyoroheje, ese ubundi akazi nzakora irateye ubundi hari umuntu watuzaniye ikiraka cy'ikote? Hoya pe, hari ahantu n'ubundi reka nta n'amakote bajya badodesha, bajya kuyakodesha muri dry cleaner niko bayita da. Noneho rero njye ntabwo nzirirwa ngiga. Kankubwize ukuri, kutagura ubumenyi bwawe ni igihombo cya mbere uri kwiteza. Yego ushobora kuvuga nese ko ngiye mbigisha wenda no gukora imashini kandi ntajya nzikora, wenda nazikoraga kera. Nese ko mbigisha n'ibintu no byo gusifura ko tuzabyiga, ejo bundi ko nabigishije gutera indumane, ngiye ntera indumane? Ntabwo nzitera, ni uko mbizi gusa bavuga ati bwa bumenyi bya bintu nize ndabikeneye, reka tubibyaze umusaruro hano twige. Ntabwo ari uko wenda nishakira ngo views iho, reka magira ngo mbasangize ubumenyi namwe mwige, kubera ko n'ubundi umusaruro wose wavamo n'ubundi urubyiruko ukagaruka hano tugakomeza tukiga. Nizere ko mba ndi kugenda nkugira inama. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni bya ipande by'imbere bifite agakora, wabibonye ibyo ku ruhande twabisoje, ntabwo niriko njya kubivugaho. Ibi bipande by'imbere nabyo ndafata buri gipande nyomeka cyose guturuka hasi kugera hejuru hose ndahomeka kuri kino gipande cy'imbere. Nizere ko ibintu ndi kuvuga birasobanutse, nizere ko urimo kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo sura ko igipande cy'imbere cyo kagakora k'imbere kakandi gafite kabiri twakase, erega no kuri pe nanjye buri ibintu by'amakoti ntabwo wenda sinajya kuvuga ati wenda simbizi cyane bigiye kure, ariko ngiye rero ukuntu ngenzi kudoda sinzi ko nabigusobanurira ukabyumva. Buriya pe wenda nta muntu ujya uvuga ko ari umuhanga, abantu nibo babivuga bitewe n'uko bakubona, ariko abenshi bavuga ko ndi umuhanga. Nta n'umuntu uravuga ko ntari umuhanga, ntawe nzi. Ukeka nimba hari ubizi wenda akavuga ati uriya muntu ntabwo ari umuhanga, reka akishyigikira. Ariko abo numva benshi bavuga ati uriya ngo ndi umuhanga. Ariko reka nkubwize ukuri, kuba ndi umuhanga si uko buri mwenda wose wanze imbere ngo mpite mudoda, ngo nimba nzaniye umwenda imbere ngo ni modeli ya mbere ngo umuntu wese ngo azanye. Reka nanjye buriya hari ibintu nanjye ngenda niga gahoro gahoro. Nta muntu wiga ibintu byose, nta n'umuntu umenya byose. Ushatse kuvuga ngo rero gahoro gahoro n'urwo rugendo, ibikeho kano gasomo nawe. Ubu ndabizi hari abantu bagiye kurambira ugasanga no mu episode ntibari kujya bayareba, bayataruke bayihorere. Nyamara reka nkubwire, wize gukata gusa ntiwize guteranya, kandi buriya guteranya hari ibintu byinshi bishyashya bizaberamo kandi mwatangiye no kubibona. Byonyine no kudubura gusa tumaze kwigamo byinshi. Tugeze kuri episode ya 6,
ariko reba ko turacyari komeka ipasi. Utushaka kumbwira ko nta bintu wizemo mu komeka. Ba bantu nyine batadushyigikira bahita bavuga si ikintu kizima wakoze ni iki yose gufata akaviruzoline ukomeka umwenda na tisikora urasi wigishyiramo akaspeed ukabyihutisha ubundi ntitwara ubibone utiriwe ujya gutakaza n'ama episode yose n'umwanya wawe. Oya reka nkubwize ukuri niba bikunda uzabikunda nutabikunda uzategereza ibindi icyo nzi cy'akantu ku kandi. Nawe narakubwiye ngo nkuko wansabye ngo twiga ikoti nkagenda gufata amashusho bikamfatira iminsi n'iminsi ntugire ngo nagiye kubikora umunsi umwe nkajya kweditinga na n'ubu ngubu ndacyeditinga ngakomeza kandi nkaba mfite icyizere cyo ngomba kuzagera finale aka episode ka nyuma tugasoza. Ni nuko nanjye sinzagushyira nk'imiyaga yo kwihuta. Imiyaga y'iki se kandi turi kwiga nta n'imiyaga mu kwiga ibiraba bajya bita ngo ni imiyaga cyangwa kukorohereza. Niko babona ni ukukorohereza ariko sinzi ibintu byateye ngo wanshyire nk'imiyaga se. Ibyo bintu murabizi ariko ntabwo ibyo bintu uzabishyiramo. Nimba ari ukomeka reka undi gutwara umukasi gahoro nitonze nta binyihutisha birebe indi episode niza nawe uyirebe. Gusa icyiza ndimo gukora ndi gusohora ama episode menshi ku munsi, ama episode 3 cyangwa 4. Gusa abantu mutaratanga iriya nkunga murebe ko mubigenza ejo mutazabona ameze nko bya bindi bavuga ngo bavuga gutera bya bindi bavuga nyine ngo umuntu ngo ameze nk'uwatuje ntago ari kuvuga nta kintu turi kubona. Kubera iki nyine ubushobozi bugeze aho nyine bombana buke si uko wenda ariya nayabuze n'ubundi ushaka kuvuga ati bese Badiri Rwanda TV ntago yabura amafaranga yaduciye ntago yayabura. Ariko kubera iki imibare myinshi reka dufite n'ibintu byinshi byo kwiga. Ngiye mfite izindi modeli nshaka kugira ngo twige kandi ukata no guteranya akantu ko kandi kuko nabonye abantu bari kubinsaba cyane ngo ibintu byo ukata no guteranya hari ama modeli tutaba tuzi. Urumva hari nayo baba bishyuriye bakavuga ati ngiyewe ndayishyuriye kandi nsuhuza cyane abantu baba bitanze bakavuga ati iyi modeli ndayishyuriye ndashaka ko tuyiga. Abahari ntago mba ari ngombwa ngo njye gutangaza abo bantu ariko baba bahari. Niba bavuga ati niri kote kugira ngo turyige gutya twese twabigezemo uruhare sinavuga ngo nimwe gusa ariko namwe mwabigezemo uruhare. Nuva 50% nimwe n'indi 50% ni ngewe. Urumva ko ni twese rero cyane kuvuga ngo hari n'isomo rishobora gusohoka pe byose kuritangira no kuri source ari umuntu noneho ari nuko navuga ati ngiyewe pe ntibinakugore 100% yose mbwira icyo bisaba 100% byose ndabitanga. Rero ni Voice Badiri Rwanda TV reka dusubikire hano dukomeza komeka tugiye gusoza komeka nkubwira tube hafi episode ya 7 ntuyicikwe kuri season ya 18 nkubwira tube hafi ko komeka bigiye kurangira nibirangira tugiye guta dutangira sasa. Rero mube hafi nuko bati sasa rero munyeza ko subscribe kandi ikindi nakubwira cyo ni kimwe nukuvuga ngo wowe taradutera inkunga kuri rino somo ry'ikote nimero ngiyo hasi. Iyi nimero zageza kuri buri somo ku buryo umuntu uzajya wifuza kuba ari cyo yadufasha cyangwa ibitekerezo nyandikira kuri iyo nimero kuri WhatsApp cyangwa dutera inkunga aho ngaho birakunda cyangwa nimba bitanakunda biteye n'ahantu uri nyandikira kuri WhatsApp turebe ubundi buryo. The Voice Badiri Rwanda TV rero tubana muri episode ya 7 ngombwa ati nayo iraje mu kanya uyitegereze mu kanya kabisa irabibagezeho.